Yes, power people narabwiye ngo tuzajya tubikora uko mubyifuza tubazanira abantu n'abandi. Mbazaniye impano y'umusore acuruza ubunyobwa. Ubunyobwa nangahe musaza? Kiko n'ijana. Kiko n'ijana. Yes. Ku munsi ushobora kwinjiza amafaranga angahe? Inyungu se? Nyerekamo ntarebe. Igihumbi. Nacuruje buno bunyobwa. Nyerekamo. Kiko n'ijana. Iki n'ijana. Kiko n'ijana. Ngomba kubona inyungu y'igihumbi ku munsi. Inyungu y'igihumbi? Yes. Akazi wagatangiye ryari sasa? Maze imyaka 5. Ucuruza ubunyobwa? Yes. Wageze kuki? Ntacyo ndagira gusa nashatse kwandika imirongo ngo ndebe ko icyo byangezaho gusa nyine ibiceri biguma kuba bikeya. Ni ibiceri byabuze cyangwa? Ni ibiceri byabuze ariko Imana yo ndayifite kabisa. None se wagiye mu bunyobwa tuhabuze igishoro cyo kugira ngo ube umusani? Yes. Mana uri umusani kweri? Yes. Okay, mbere yuko tujya ku bijyanye n'indirimbo zawe ariko banza ducange akapera gake. Akabacangamo naribi. Cyo umuziki wambereye mugo nshyize mu rugo nandika imizigo. Nkomeze sizanjye. Nkomeze zanjye. Kuzamurijwe nawe. Ntago nakuze ni pevin nkoko. Kugitana madamu ni wowe bireba nyoko. Cyabuka amasongera amasone mahirwe byose njye na ifuti. Amazi menshi ku rubina mukupe. Cyo nkunda umukobwa ufite agatosi ndagira ijambo namwe mushone. Adamu na Eva mudukoze biki. Tugwira muri dukura ibishitsi. Fane mukubenya mvuga mfute ushaka kwimva shiraho rezo. Shaka ko nanyimbaza bukuro. Imyaka namwe nyigarukiraho. Umukobwa gwimwe atangutike yakoresha pake abandi babipa. Wintera ubwonko gifite umuriro. Kirimbo zanje ufite agahinda. Cyo nkunanyana nkagera ku beri indimbo ivuye imihanda ivuga nabaswe gahanga. Yambaye imihanda bya birenze. Ako ndashaka kuzamurijwe Imana. Yes. Nuko n'umuhanzi avuye ku jero subye ubukene budindi z'umuntu. Warasinze kurihinduka vide ugira ngo ucike ubugora kuzi umukobwa kugariza vide. Kubirubira ntukupe eko tusuye n'umundafura. Abanyafrika tuzira amasoni fatika po nta by'imisoro. Ubuzima bwanjye burebwa nabose kandi benshi butabareba. Ku murenge aho imizigo. Ku murenge aho ibirego. Gwatene umukobwa cyo muziza. Rubanda mwinda mufuti dore gezani y'abagabo. Abahumba rewe from mukwepu dukunde mwindu dukuru. Akasima katone muve ku mihanda udafite cyakurage mu kabambe. Aha nivuge sika nkoresha nyiramubande. Twizere Janvier is the way niyo nzira. Cyo amasomo nasimye ndayazi urungano rustage ikaramu nyinaga imihanda ndagayo yasibije shuri agahinda nejo wambere baza gashanuriye indege imigana nakoze imihanda nkemera gucibika bro. Yo. Ndakumva muhungu wanjye. Finish. Okay. Sasa reka nkubaze niryari wisanze wumva ko ufite impano? Impano. Natangiye gucuruza umunyobwa mu myaka 5 ariko bimeze. N'ubu nanditse. Yes, nanditse indirimbo nyinshi gusa iyo na medicine mu mutwe. Niyo wabashije gufata. Yes, ariko 5 ziranditse. Hasohotse zingahe? Nta nimwe irasohoka kubera ubushobozi. Kubera ubushobozi? Yes. Ubushobozi ubwo nukuvuga? Nukuvuga amafaranga yo gusohora muri studio nyine nta mamara nyine. Wabashije kwiga? Yes. Amashuri make. Wageze mu kangahe? Wa gatandatu nakoze cya leta mitamvamo. Ariko ubwo waragitsinze cyangwa waratsinzwe? Aragitsinze ubushobozi bwa bucya mitamvamo. Waratsinzwe? Naratsinze. Yes. Gusa nibabona amaburuse man. Aya. Hari kera ibishoro byari byinshi. Oya babona za buruse. Abona za buruse ubundi ibintu bikavamo fresh. Ubwo ntari bari. Cyangwa n'ubundi amakaye yararemereye musaza? Aya ntabwo yaremereye. N'ubu hari ndimba afite icyongereza. Ndaburaho gatoya ngo nyimedite mu mutwe kabisa. Duhe akava twumve. Oya nta gake ndafata. Okay. Ubwo rero ntabwo ari yawe. Ni yanjye narayanditse. Ubwo yanditse se ntuyifata uguru. Oya ni yari ikinyarwanda ukayandika utarayimedita ntago wayisoma ngo bikunde. Hanyuma rero gusanze muri iyi centre. Yes. Mu buzima bwawe naya akazi ukora konyine? Naka kazi nkora konyine kuva nava mu ishuri. Yes. Acyabana ni wanyu se? Aya cyande. Cyabana no mu rugo kabisa. Bana ni wanyu? Yes. Aya shawe imbeshye. Uko bimeze kabisa. Umutipa biwabora? Ntago nakubeshya. Bakakwemerera no umusatsi se? Nabazo babigiraho. Nabwiye impamvu nyine. Nabwiye impamvu nawuteretse. Naho sanga nabajama bari aho ngaho nyine. Baranyemerera fresh. Yes. Niki cyo gutuma abajene bisanga mu biyobyabwenge naha cyane cyane nka mu mukora rap mwumva yuko nyine ngo urumogi ngo ari intwaro ya danger? Ntago ari twe tubyumva ahubwo nabadukuriye ngo tubyumvana ariko giye gusa ibingibi nabikora nta rumwe ko nta nubwo ndu. Gusa akantu kakayoga ko mfataho rimwe na rimwe ariko kara ntago nkifashisha. Kandi ntago katuma nkora ibingibi. Yes. Hari impano ziba ziri mu byaro nk'ibi mu buri ki kugira ngo zigere hejuru zigere kwitara? Nyine tubura abavugizi nkamwe muba mwaratinze kuza
ugasanga nyine zigumye hasi hano. hari icyo muhomba se buriya Kutubuzwa n'iki se? Ese umva ntafite ibintu byinshi se? umuhanzi N'ubu ucuruza nuko nakwiteguye, iyo mba nakwiteguye mba nkubwira ibintu ukoze byinshi. konseri Yes. yego noneho se nk'umuntu w'umusaza umuntu w'umujene hano ujya kuwunda se iki se kuhakanye vuze iki niko ntabwo nagishona fresh. ntabwo urashona njye ndi kwibaza abajene ba hano ngo mubyara mukiri bato ubu nawe ufite abana sibyo ambwiza ukuri ntabwo aravuka ariko wateye inda yes wateye inda urayemera se cyangwa nawe urayihakana nk'abandi ndayemera urayemera yes impamvu nkubajije iki kibazo abajene binaha bivugwaho gutera inda cyangwa se kubyara bakiri bato wowe njye ntabwo ndi muto ufite imyaka ingahe 25 25 yes ariko wateye umwana w'abandi inda nyine yujuje imyaka se yagize arayujuje hanyuma no kubera iki rero abajene binaha bakunze kwisanga muri utwo tuntu n'ubushyuhe bwinshi niki n'ubushyuhe bwinshi kandi bakabona ingo batazazishobora kandi kwirinda bari hafi ya nabyo bombo mu ishusho ntabwo iryoha bakabikorera aho ngaho nyine ugasanga birabaye bombo mu ishusho ubona ukuvuga ugukorera aho udakoresha agakingirizo ubu nawe ngo ntiwakikoza byabaye impanuka nyine nisanzemo fresh kubera iki se nyine aba bajene ubushyuhe buvahe ni izuba niki duhe ingero ntabwo ari izuba kuko n'ahandi rirahaka cyangwa n'ahandi niko bimeze wenda sinzi niko bimeze akarere ka Bugesera kaje mu mwanya wa mbere umwanya wa mbere abana babyara bakiri bato se imyororokere si myiza imyororokere si myiza wamuhaza yego yes oya mari sanzure nyine utubwire ubona biterwa n'icyo ikintu kibitera nyine cyane cyane nko muri vacances rwose ngo umva umuntu ararya undi aziritse ntabwo navuga iby'abandi navuga ibyanjye ni ibyo ngibyo ese byagenze bitubona wisanze gute wateye inda ese niba narabikoze nka kabiri wenda kuva nakavuka urumva birenze cyane bitarenga ubwa kabiri nyine byabaye impanuka bibaye impanuka rero ntabwo mbihakana yes wamushyize mu rugo se oya ko bizagenda kose shaka kuzamura impano yanjye kandi umva afite madamu ntabwo byapfa kunyorohera gusa uwo mwana aba urumva atagiye kuruhira iwabo zamufashiriza iwabo sha wamushyize mu rugo none se abasani baririmba niba bafite abagore baba baragafasha ariko baba baragafasha nanjye nkafashe nahita mujyana amago kabisa cyangwa ntabwo mwishimiye ndamwishimiye ntabwo uri proud namujyama na se utamwishimiye noneho biracyakorwa oya nicyo gihe gusa harya ngo iyo umuntu atwite ngo kwa kuryamana ngo abyita gute mu kinyarwanda ntabwo mbizi ntabwo mbizi kabisa ntabwo bizi yes egera hino mwana ngwino hano ariko mufasha niko abajene ngo bimeze biti na mumere kano kana agafata narisi oya niko inaha abajene ngo byagenze bitera byagenze neza ibintu ngo byo kubitera inda mukiri bato mwarangiza ngo ntazanamushaka bimeze bite bimeze sawa wewe wayiteye ufite ingahe ntabwo nayitera urabipanga ariko asaba mugani ko ufite isoni ukuntu uriya mukobwa ari kuguseka uriya mukobwa aragusetse oya se kandi uyu musorera niko bigenda bitera wa mugani abajene binaha ibintu byo biterwa n'abakobwa cyangwa se mu kimwe abasore abakobwa se ubu nawe bagushuka nese nimba umuntu yagiye mu nzoga cyangwa mu kimwe hari umukobwa arayiburiye amavuta yabuze yo kwisiga ahuye na wa mutipe ifite iseni yabura kutazimura ntawe rero bituruka agahitamo kumutera inda warangiza kuyimutera ukanamujugunya abenshi baramujugunya bakiciraho ariko se wowe wakwivuze kuvuga abandi nuko njye natari nayitera kandi wasanga barayihakanye ahubwo wapi njye ndacyari igipeti uracyari igipeti rata ni igipeti ngo reka amaso ayo se ko umutipe afite isoni niko ateye aracyari igipeti ngaho mbwira rata wowe ukora iki
Njyewe Mm. naje gusura. waje gusura Mm. nyine ukora iki? Akazi gasanzwe. Mm. Akazi gasanzwe nkora uturimo two mu rugo. uturimo two mu rugo? Mm. uri umukozi wo mu rugo? Bape mfasha ababyeyi. ufasha ababyeyi? Ah. uturimo ukora ni nk'utuhe? Ntese nk'umwana mu rugo yajya guhinga, yajya kuvoma, yateka, yakoza amasahane, yasenya. Okay. uyu mupapa hari utubazo nibarije umujene hano. wowe iyo baza guhitishamo kuba nk'inyamaswa wari kubiyihe? Nari kubiyihe? Nari kuba intare. wari kuba intare? kubera iki ari kuba intare? Kuko nari kuba intare nuko iba isirimutse kandi ari nayo mwami w'ishyamba. Ese warize? Narize. wagarukiye mu kangahe? Nabivuriyemo mu wa gatanu. Mu wa gatanu byanze bikunze hari icyo uzi. Mbwira ibikoresho bitanu byo mu gikoni ariko bivuge mu rurimi rw'icyongereza. Ceceka wowe. Ibikoresho bitanu byo mu gikoni. Ntabwo nabishobora mu cyongereza. Ntabwo wabishobora? Bivuge mu kinyarwanda. Kinyarwanda. Harimo situruwaya, hakabamo rape, hakabamo umwuko, hakabamo igikoresho kijyamo amasahane n'agatanda ko kubishyiraho. Agatanda se kaba mu gikoni? Abenshi badushyira mu gikoni ntabwo dushyira hanze. None se nkibaza, mbwira ikindi kintu kimwe. Mbwira imbuto 5 ziribwa. Ziribwa? Icya mbere ni inanasi, icya kabiri ni manderine, icya kabiri ni amaronji, icya kabiri ni amapera, icya gatatu ni ipapayi. Mbwira amadini 9 akorera mu Rwanda. Akorera mu Rwanda? Amadini 9 harimo irya mbere ni abaporo, irya kabiri ni abapene, irya kabiri ni abadive, hakaza iry'abagorozi, hakaza ntago zishyikamo. Ntago zishyikamo. Harabura zingahe? Oya ntago zishyikamo. Ngiye kubwira ijambo risubiremo. Teka amashu ashye asaye. Twihuta. Teka amashu ashye asaye. Teka amashashya 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 asaye. Mbwira uriya musore ngo fasha sosha. Fasha sosha. Biragoye. Biragoye? Kandewe ndi mujene hano wakurusha. Ubusa arahari? Warahari? Ngiro umukobwa kwanza. Ni genda mwacyana. Ihagararira harata. Ihagararira hano. Fasha sosha. Fasha sosha. Aha. Teka amashashya asaye. Teka amashashya asaye. Teka amashashya asaye. Teka amashashya asaye. Bariza bariya mwabagomwe aho bahaboheye. Mwabagamwe aho bahaboheye. Urakoze cyane. Witwa nde rero? Innocent Hagenimana. Hagenimana Innocent. Uriga? Yeah. Wiga mu kangahe? S1. S1. Yeah. Yes. Oya icyongereza se ntakizi. Ntukizi rata? Yes I know. Yes you know. Yeah. Ubwira ijambo spelling mu cyongereza? Yes, I can try. Anxious. 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 A. S. S. T. I. A. N. S. I think. Nagaricyo. Reka twikomereze. Nubundi ikinyarwanda rwo rurimi rwacu. Narimo mbaza abagenzi bawe kubera icyo abajene binahaga umubyara mukiri bato. Uriya mutipe we anavuze ngo iriyanda ngo ntazamushaka. Kuki mubaterinda mukabihakana? Impamvu nyine buriya ushobora nko gusanga kuba umuntu ahakana inda ari ukaba nta bushobozi cyangwa se wenda akaba yumva yuko umuntu baba bararyamanye hari benshi yaba yaramubonanye nabo wenda banamubwira ati
wanteye ndakanga kubyemera bitewe n'uko hari benshi bagiye bahura. bibaho se? Yes. Ufite ingero? Wenda sinzi ifite live ariko njya mbibona. Ucyo ubibona? Yes. Ubu nawe hari abantu bakuburekinze umutima tu. No. Muracyari kumwe? Watangiye gukundana ufite imyaka ingahe? 15. 15 ubwo ni ingahe mu kinyarwanda? 15. 15. Icyongereza ntabwo mba nkizi neza, niyo mpamvu ndi bugume kugusubirishamo. Hanyuma rero abajene uri muri vacances, mukora iki hano muri vacances ubu ngubu? Muri vacances umuntu nyine ahiga akazi ko kuba yabona ibiceri kugira ngo abone nk'udukoresho tumwe na tumwe atakagombye kuba yakaka ababyeyi mu gihe agiye gusubira ku ishuri. Yes. Ubwo nyine ukora iki? Uhiga akazi ariko ukora iki? So nko kujya kuvoma ayo mazi cyangwa se n'umuntu yakubwira ati wenda hari ahantu habonetse nk'ikiraka nko muri kampani zo guhinga ukagenda ugahinga kugira ngo ubashe kubona ibyo biceri. Kandi abajene ngo biga secondaire ngo ni mukozi isuka. Some of us we do. You do? Yeah. Kabisa. Byiza cyane. Uyu mujene yarize mwa bantu. S1 waratsinze so? Yes. Uretse kwiga ubundi yindi mpano ufite ni akapera. Wa mupeti yaduhaye akantu kamwe. Suri umudanseri se? Yes. Amapanga angahe? Wegere inyuma kugira ngo agukubite beats. We have a music. Oya imagine yawe ushaka kubita amapanga abiri. Only pa. Yes, amapanga One abiri. pa. Sorry. Pa. Fata kano gakoni nari. Turajya mu mapiano cyo tubyine zisanzwe. Wagira amapiano wabyina iki? Iyo ushaka. Wenda 50 seconds. Okay, 15 seconds is okay. Wow. Man, urabizi kabisa. Urabizi kabisa. Nase mugira nka club yo kubyina? No. Kuki mudaforuma itsinda se ko ibintu bibyara amafaranga? Nyine bamwe na bamwe ntago babasha kubyumva ku buryo byakunda. Niyo bashize nko kugira nk'umuntu wenda ngaze abiforome. Ntago babyitayeho, ushobora nko gusanga ari nk'umuntu abaza ari nka business we yifitiye ku giti. Ntago abaza ari yo mpano imuzanye. Ubwo bafite nyine ibindi wenda bimuzanye kugira ngo wenda ntagira icyo abasha kubona mwaho ngaho ajye gukora indi business yatekereje. Ariko mukabyikorera mwe mukabihagararira mwe ubwanyu? Twebwe se nk'abajene kubera yuko nyine bamwe ntago baba biga kandi buri iyo biga kugira ngo uze n'umuntu utiga ni ibintu bigoye. Biragoye. Yes. Ese ubundi mubyigira he? Ibintu byo kubyina se nyine nkanjye nshobora nko guhura n'umujene mugenzi wanjye akwigisha agapa azi nko kubyina, yatera pa nkayibona nkamubwira ati akantu ndagakeneye kuba nakamenya. Abanyakigali mbona babyigira ku mateleviziyo, mwe murayafite mureberaho cyangwa mujya kuri za YouTube? Oya nazi baza kuri TikTok zirahari. Yes. Reka ngushimire cyane. Hari ikindi umva watubwira? Nta kindi kereka niba hari icyo ushaka kumbaza. Urakoze, ndumva bihagije.